yategereje umwana abyara imbeba. Kurikira ubuhamya bubabaje bw'uyu mubyeyi, abarozi barampemukiye cyane. Urabona ko hariho n'ifoto yawe. None tubwire rero ukuntu wategereje umwana ukabyara imbeba. Mu byo mwatubwiye ntabwo twabyumvise. Uyu mugabo yari yarishwe n'inzara, indira aragonda amareba hasi. Agira imipfunyi 7 ikunda. Ubu nuko amaze iminsi arwaye, yari yarabyibushe muri iyi minsi. Yagize imipfunyo. Imipfunya kwa kundi inda yizingazinga 7. Niyo kimari yayirya ntahaga. Urabizi ko abagabo bararya nyine, umugabo wari yarabyibuha. Ubwo rero turarya. Umugabo wanjye yaje kunsaba iwacu mu rugo, anywa 150. Mbese byaramugoye. Mbonereho no kubwira abamama buriya kugira ngo ngiye numvaga iyo mba umuhungu ntari kuzabona inkwano, ngo yayahingiye igihe kinini, ayahingira nyine agwara n'amabavu mu ntoki. Urumva ko yagowe. Ibyo yankoye ajya guhingira mu Mutara. Ubwo rero dukoze ubukwe, tugera iwacu, amagambo mu itorero garaje ngo ndi ikimuga, ngo n'ubundi ndaza mbyara ibyo bisimba. Niyo mpamvu abana banjye mbakunda cyane. Abantu bari bazi ko ntazabyara n'ubundi ari ibisimba ndaza mbyara, kandi urumva ko cyo cyanyuze mu kanwa. Ahubwo narabyaye mbura icyo nambika umwana. Ku mwana wawe Nshishati y'umugabo, dukuramo agateteye n'agakabutura n'agashati. Tubura 200 yo kukadodesha. Umukobwa twari duturanye akatudodera kuri 200. Ndabyara mbura isume yo guhekamo. Meka mu isume yabaga mu rugo ya 800, umwana w'imfura. Mboneraho kubwira abantu, Imana yashatse kukwigisha, yakwigisha ufite amaguru 2 n'amaboko 2. Ngibijumba najya gukura nkasanga ni ibintu by'umweru gusa, by'imizi bimeze nk'ubudeyi. Noneho nkakurira mu mufuka nshiramo amabuye, nkamanuka rero nikoreye ibinomore kugira ngo njijishe abantu ko ari ibijumba. Nagera mu rugo nkasuka hasi ibyo bintu, nahita njya kugura ibijumba bya 200. Nkasanga abo twadikanije nibo bagiye kubicuruza, nkareba nk'umuntu akabingurira. Hagira umbaza ngo uvuye muri wa murimo, mbonyemo igipfunyika batabye mu kiburozi. Nereka da ati ngwino ngiye kukwereka. Twagenda akambwira ati nakibonye aha naho, akagitabururamo. Njye natinya. Agasenga arangiza akagitabururamo, yangiza ati mbo tubipfusha ubusa, agasenga akabipfusha ubusa tugatwika cyangwa se akabyana muri toilette. Hanyuma rero muri uwo mwaka wa 3 nibwo twatangiye guhinga tureza. Ibijumba birera kugeza ubwo nanjye nanikaga mu mbuga, nkafatamo ibyo notsa cyangwa se ibyo ahata. Turashakana ngeze iwabo rero, bukwe burangiye mu kwezi kwa buki, mbese duhita duhura n'ikosi y'inzara. Ariko tutaragera ku ikosi y'inzara, hari ikintu wavuze ngo umugabo wayahingiye 150. Wajya guhinga birya biti Misiri? Nakoze urupagaso imyaka 5. Navaga aho ngaho mu majyaruguru nkajya gupagasa mu burasirazuba mu Mutara, nkakora imisiri yo guhinga. Ndahinga, nubaka inzu, ndahinga, mbona inkwano, ndahinga, mbona ibyambarwa. Imana nashyigikira, birakunda. Wakoresheje imbaraga zawe pe. Urumva naramuruhiye kabisa. None ibisimba waba warabashije barakuroze, hari cyambere watubwiye cyari kimeze nk'imbeba, hari ibindi bisimba waba barakuroze ukiri umukobwa icyo gihe? Oya, usibye uko kubyimba amaguru, ariko aho kuri uwo muvuzi nirinze kuvuga izina rye, barandumikaga mu mahembe hakazamo urufuro, mu cyimbo cyo kuzamo wenda imyanda yaturutse mu mubiri w'ibyo banteze. Hazagamo urufuro, ariko ijwi rinsanga yo ndyamye rirambwira ngo aho hantu sinzahakirira. Ubwo rero ibyo nibyo nabonye by'urufuro. N'icyo gisimba narutse kuko barandumikaga bagacinda sago, aho kugira ngo wenda bakikurure kicika intege, ko n'imbaraga za shitani zirakora. Hari abantu benshi bahakiriraga, ariko nge Imana yageraga ngo mvuge imirimo y'Imana itangaje yakoze.
rero nicyo narutse kingana n'imbeba kigwa hasi kuko yakomeje kuma umuti kigenda gishonga. Naryaga ibiyiko 2 ku munsi nkazongera kubirya haciyemo iminsi 2. Ni ubuhamya, ni ibintu byabaye abantu bazi. Noneho rero maje kukiruka nkaza ndya 4, 6 bigenda gutyo ubu ndarya. Iyo mpuye n'ibiryo nkunda mu buzima nkunda ibirayi cyane. Mbese intambara ahuye nazo mu bukobwa twavuga ko ari ayo marozi nuko kuruka ibisimba. Ni ukuruka igisimba ko twabonye inkuru ivuga ngo wabyaye igisimba? Oya, ntago nakibyaye, narakirutse, bumvishe nabi. Ntago nakibyaye, narakirutse, cyaciye mu kanwa kuko no kubindoga nari narozwe n'aba hafi mu muryango, nari nabiriye mu biryo. Hari ibintu bajya batega abantu, umuntu akaba yaca ahantu batongereye imbaraga za gishitani, hari n'ibyo baroga abantu. Ngiye nari nabiriye rero. Mbese ntabwo wigeze ubyara igisimba ni ukukiruka? Ni ukukiruka. Tubwire, mugeze mu rugo ikosi nyine ry'inzara ribarira batangiye, umugabo ntabwo yabonye uburyo bwo kujya gushakisha amafaranga mu Mutara? Ariko nsubiye inyuma gato no mu ishuri nakuwemo n'icyo kibazo, najyaga kwiga nkagenda amaguru ari mazima nkagaruka gabyimbye. Nabyo kwiga ndabireka. Ubwo nako navugaga ko ntabwo gatinze, ariko umuryango nawo narawubabariye, mfite umuryango dukundana nta kibazo. Ubwo rero tumaje gushakana twahise duhura n'ikosi y'inzara, tugahinga hakamera kimari gusa. Shitani araturakarira mu guhinga, ajya gupagasa mu Mutara. Ariko ngiyewe nari nubatse mvuga ngo mbonereho n'abantu bambitswe impeta baciye imbere y'Imana. Harimo ijambo avuga ngo nemeye kujyana n'uyu, tubyaye tutabyaye, mu bukire no mu bukene, tuzatandukana n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse gutwara itorero rye ryera. Amen. Pasiteri akabisengera cyangwa padiri. Rurani ikintu gikomeye, ni igihango gikomeye, nubwo bashiraho izo za divorce, ariko ku Mana iyo umwe akiriho n'undi akiriho burya baba bagihambiranye. Ubwo rero duhita duhura n'inzara, akajya gupagasa, nsigara njyenyine, ako numva bitamfashije. Ndavuga rero agiye gupagasa 1, 2 nyifite inda ya mbere, ndamwanicara rero turyana ubusa. Ko numvaga kugenda akamara ukwezi 2 arara mu gishwangara n'ukuntu yakirayemo ari umusore byarangoye. Rero dutangira ikosi, tukaza tujya guhingira 1,000 ngewe nawe. Umwe 500 undi 500. Undi 500. Iwacu ni kungujumba, ariko mfata umwanzuro ko ntazabwira na mama ibimbaho. Nkajya iwacu mvuga nti Mana umfashe mama ibijumba cyangwa ibishyimbo. Nagiro nkabona umwuka wera uramukoresheje akabima. Ako ntabimusabye, sinjya nsaba. Bambaza ati use mumeze ute? Turaho. Ubwo rero mpita ntwara n'inda, ntangira rero dutangira no kurya kimari, za zindi bahirira inkwavu zo mu cyaro. Gira uturabo tw'umweru. Ubwo rero mbonereho n'abagore, bujya abagore tugira amabanga, kwiga ubara inkuru y'ibyo watetse. Nari mfite inda, noneho nkabura imboga, numva ijwi ngo ninjye gusoroma kimari. No mu murima nahingaga ntazabagamo, nkajya kuzisoroma munsi y'urundi rugo. Bambaza ati se niziki? Abagore bajye bagira ubwenge, nkavuga ni nizi inkwavu. Ubwo nari nabaye urukwavu ngore n'urukwavu ngabo. Yakoze imirimo n'ukuri. Abari kutureba hafi hano mu gihugu n'abari hanze, ushobora kubona inzu idasa neza cyane, ariko aho yageze ikora turayishimiye n'ukuri. Aha ni iwacu turi, kandi izakora n'ibindi, kandi inzu nziza kurenza tuzazibona mu ijuru, abizera niko twizeye. Ubwo rero ntangira gusoroma kimari, nkaza nyimuha, ariko nari ntwite inda ya mbere. Ubwo rero abagore batwita bo bara kubyumva, umwana mu nda akabyanga, agakubita inkokora, agakubita imigeri. Nuko mubyaye rero mubyara muri ubwo bukene, umugabo wanjye ajya guhonda amabuye ya kokasi ngo azabone amafaranga yo kumpemba. Ndinda mbyara gatari gagugwa. Tukiririrwa gakoma gusa,
mbese turihangana ariko tugakomeza kuba hafi y'Imana, tukajya muri korari agateza shiraje imbyiro zino z'isafiriya zo mu cyaro baharura ku isafiriya agateza shiraje, kandi ari perezida w'impuzamakorari. Ubundi ikibi ni ukwimena inda. Iyo wiyakiye Imana hari ibyo ishaka kukwigisha igeraho ikakuzazanura. Nanjye rero nkatera kanta y'imbyiro, ariko nkumva ndamukunze kubera Imana yaduhuje ari urukundo, ari ibishatse. Simushihagure ngo jya gushaka amafaranga, jya kumpahira ibi, simbikore. Ubwo rero twajya guhingira icyo gihumbi tugahamo ikiro kibiri cy'ibishyimbo tukabirya icyumweru dukoraho duke duke dushira muri kimari, nkagura utuvuta twa senkani tw'amamesa. Uruhu rwanjye ni umwimerere, nta bindi birungu nishizeho. Noneho nkisiga rero tukayaryaho, ubundi agashashi nkaza nkisiga. icyo gihe wisigaga kanta y'imbyiro nta bishuko wahuraga nabyo by'abagabo bafite urufaranga? Abagabo bari bahari, ariko kubera navuze ngo nta wundi mugabo wambona izo mvune yagize, barayamaga. Hari n'uwampaye 150 ndanga, bagashaka kumpa iza amafata. Ntabwo njya nk'ibintu by'abagabo bandi. Cyokora ari Imana imukoresheje yama 5 nkabizana mu rugo, nkabwira umugabo aho byanyuze, ariko hari aho atagera. Hano ndagira muze kuhatinda. Reka mbaze umugabo wawe wafataga imbyiro z'inkono mu cyaro, dore ko n'inkono zazigira imbyiro nyinshi kurusha iz'i Kigali. Ubwo wagiraga warakokoraga ukagira siraje nyinshi cyane, cyangwa wakokoraga imbyiro ku munsi wo gusiga inkweto gusa ukazongera ugafata? Mu by'ukuri urumva iyo ikintu kinakenewe kirabura. Twabaga tuzisangiye, ubwo yarakokoraga tukagabana, kongera ngo zongere zifate rero zibe nyinshi nka kwa kundi ntabwo byaga ako kanya. Uretse nyine ni buri cyumweru buri cyumweru nateraga imbyiro buri cyumweru, ubwo nawe akisiga kata buri cyumweru agiye mu ivugabutumwa, kandi ubwo ari umuvugabutumwa. Ariko amahirwe n'ubundi ba ADEPR mugira, hari aho biba ngombwa ko muteze ibitambaro. Ntekereza ko biza gukuramo igitambaro bakareba izo mbyiro z'isafuriya bitari buze koroha. Buriya hari ikintu cyabayeho nta kwibagirwa. Imvura yabaga iguye, imvura yabaga iguye zigashoka, zigatemba. Ye baba nawe byumva rwose. Ubwo nta nakirori yabaga yagendanye byibura ngo ari kontorora, keretse gucunga akavuga ati iki ni icyuyara, akihanagura hakiri kare. Naho ubundi byari hatari. Noneho nanjye nabaga aciye mu rume, kubera ko n'inzira zo mu cyaro bari inzira zifuntanwa, naba nciye mu rume rukazihanagura, zikongera zikaba kakundi nkuko zari zimeze. Byari bikomeye kujya guhagarara imbere y'abantu uri umuyobozi umeze uko nguko. None inkweto yarashaje kugeza ubwo ngenda ndaha amabuye yo mu muhanda, irashira. Ubwo ni ubukene twabayemo imyaka 3. Iyo mwasengaga se mwumvaga ijwi ribabwira gute icyo gihe? Mu minsi ya mbere yaratwihoreye, Imana yo mu ijuru yaratwihorera. Turabanza turakubitika, ishuri turaryiga, biratugora, ariko bijya kurangira Imana yatugarutseho iratuganiriza, iravuga ngo nabonye kwihangana kwanyu, kandi amagambo bavuze narayumvise, ndetse ngiye kubatabara mbavana ino. Ati kuko ibyo bavuze byangeze mu matwi. Naho twahayerewe isezerano ryo kwimuka tukaza mu mujyi inanga ya Kigali. Tuvana mu cyaro ku manywa bose babireba, aravuga ati mwajyaga mubivuga tukabyita ibikino, naho koko muragiye tuti bye. Mwaje Kigali ku manywa musezeye? Yipe. Ngiye najyaga gusenga, Imana ikambwira ati mwana wanjye nzakugirira neza. Nareba ibyo yanyujijemo nkavuga ntizabikora. Ahubwo narabyaye mbura icyo nambika umwana. Ku mwana wawe Nshishati y'umugabo, dukuramo agateteye n'agakabutura n'agashati. Tubura 200 yo kukadodesha, umukobwa twari duturanye akatudodera kuri 200. Ndabyara mbura
isume yo guhekamo, meka mu isume yabaga mu rugo ya 800, umwana w'imfura. Mboneraho kubwira abantu, Imana yashatse kukwigisha, yakwigisha ufite amaguru 2 n'amaboko 2, ikakwima umugisha kugira ngo uzakomeze abandi. Noneho nabwo ndanyugwa, mbura marete nkatwara envelope, ariko mfite marete z'insirimu. Mana igihe nyuranye ibintu, nkabura umutaka, nkafubika umwana igihagi cy'igikori kumutwikira, igihagi, igikori, urabona igiti, ishami ry'igiti. Ahantu reka tubyumve neza, ngo waburaga umutaka gutwikiriza umwana, ugafata ishami ry'igiti ugatwikiriza umwana. Ubwo ntabwo wabaga, nta bantu bavuga ko wasaze se? Ibyo bintu ntabwo ndabibona. Ubundi abantu benshi babura kwiyakira. Nimba Dawidi Imana yaramwigishirije mu butayu, kandi Imana ikamusangayo, ikamwimikirayo, mbona kubwira bari kutwumva hafi n'abari kure, kubana n'Imana neza. Iyo kuvanye mu butayu hari ibindi gukorera. Iyo uri muri ubwo bukene cyangwa muri iryo shuri, mboneraho gutandukanya, kubwira abantu gutandukanya ishuri ry'Imana n'ikigeragezo wizaniye ubwawe. Urugero nk'umuntu wagiye kwiba, yibye nyine, niba mutema akaboko araba yibye. Umuntu warwaye atabigizemo uruhare, ntabwo yabigizemo uruhare, ariko n'ujya gusambana akagwara sida, ibyo ni ibintu yagiyemo. Ubwo rero twe byatubaye atari uko twakoze ibyaha, atari uko twanze no gukorera Imana, ahubwo yari yemeye ko bitubaho kugira ngo iki gihe bizagirira abantu umumaro. Twumvaga itubwira ngo ni ubuhamya buzakomeza abandi, tukumva aho bizaca bikatuyobera, ariko nta kintu yavuze ngo gihere. Urabona ko imyaka 12 twubatse, abanyamakuru badusuye iwacu, aho Ikinyinya ni iwacu. Mbabwije ukuri ko iyo mutamwaranyuze muri ubwo buzima, ntabwo uyu munsi Vision TV iba yaje ahangaha. Icyo gikori naragitwikiraga nkumva ndiyakiye, abantu bakananseka, bakanseka nkabibona, nkatwara envelope, ariko nkanga guhata umugabo wanjye ngo ngurire ibi, nawe nta kintu afite. Narabaga mbizi nta n'igiceri cya 5 dufite, ntacyo, kuko twashiraga hamwe, ikibonetse tukakiriraho. Ariko nahinga ibijumba, najya gukura nkasanga ni ibintu by'umweru gusa, by'imizi bimeze nk'ubudeyi, noneho nkakurira mu mufuka nshiramo amabuye, nkamanuka rero nikoreye ibinomore kugira ngo njijishe abantu ko ari ibijumba. Nagera mu rugo nkasuka hasi ibyo bintu, nkahita njya kugura ibijumba bya 200, nkasanga abo twadikanije nibo bagiye kubicuruza, nkareba nk'umuntu akabingurira, hagira umbaza ngo uvuye, nimvuye kugura ibirayi, kandi ari ibijumba. Tubana muri ubwo buzima, ndakena, ngira igitenge kimwe, ndihangana, inkweto barazingabira, nkajya mu ivugabutumwa, bamwe bakansuzugura ndi umukene, ariko nkiyakira. Mbona no kubwira abavuga butumwa bagenda basaba, batesha Imana agaciro, mbabwire ngo nibige neza. Imana ikamwira ngo nzakugirira neza. Mbyaye umwana wa 2, itangira kumwigisha kubaza, akaza nshigikira mu ivuga butumwa n'ibihumbi 6-10 akabimpa, ariko abantu bakamushuka ngo nzagenda banjyane, ariko intego yanjye numva ntabangikiranye umugabo wanjye. Kugira muve aho mwari mutuye, nyine mwagurishije isambu, mwagurishije inzu, kwifata ukazamukana umuryango. Mwari mufite abana bangahe icyo gihe? Duhabwa amasezerano yo kwimuka cyangwa isezerano, twari dufite abana 2, kuko uriya mwana wa 3 witwa Sezerano twamwise kubera iyo mpamvu. Noneho Imana iduha iryo sezerano, twari tumaze kubabara byo hatari buri wese abibona. Nukuri utabica ku ruhande, yaba aho twasengeraga bari barabibonye, aho dutuyeho inkuru yari yarabaye kimomo, cyangwa se twarahararutswe, mbese twarabaye iciro ry'imigani. Nibwo Imana yavuze iti rero bana banjye, mwize neza. Babafasheho amagambo, ariko ngewe ijambo ryanjye ni rizima.
ngiye kuzabimura batuze mu mujyi wa Kigali. Ubwo ni ukuvuga ngo rero twahawe isezerano tumaze imyaka 3 mu kigeragezo cy'ubukene. Ku mwana wa 4 rero ku mwana wa 3 wasezerano nibwo twimutse muri 2014. Hanyuma rero uburyo twimutsemo, ubwo aho hantu twari dutuye twarahagurishije kuko nta cyiza twari twarahaboneye. mwahingaga ibijumba bikera imizi. Mu by'ukuri ntabwo ari uko tutari dufite ahantu ho guhinga, kandi si nuko twabikoraga mu buryo bwa giswa. Narigoraga nkashakisha ifumbire, madamu akigora agashakisha imbuto nziza, ariko kubera ikigeragezo cyo kuturogera imirima hafi ya yose twari dufite, nta kintu twasaruraga. Bibi ibijumba, bibi ibishyimbo, biba amasaka, bibi ingano, bibi ibirayi, byose twarageragezaga, ariko nta kintu twabonaga. Icyakora kuko Imana igira gutya ikemeza abantu, kuri uwo mwaka wo kwimukamo yaravuze ati ngiye kwereka abantu ko bibeshye, ko ari njyewe ugira icyo nkora kandi nkanagikomeza. Hanyuma imirimo irayivumura, ikoresha umukozi wayo, yajya asinzira akerekwa akabona ahantu babitabye. Mu gito kangwa kamwe ati muri wa murimo mbonyemo igipfunyika batabyemo cy'uburozi. Nereka da ati ngwino ngiye kukwereka. Twagenda akambwira ati nakibonye aha naho, akagitabururamo. Njye natinya, agasenga arangiza akagitabururamo, yangiza ati mbo tubipfusha ubusa, agasenga akabipfusha ubusa tugatwika cyangwa se akabyana muri toilette. Hanyuma rero muri uwo mwaka wa 3 nibwo twatangiye guhinga tureza. Ibijumba birera kugeza ubwo nanjye nanikaga mu mbuga nkafatamo ibyo notsa cyangwa se ibyo ahata ijumba. Avuga ni suko ko nzongera kuri kijumba cyokeje, ndagikunda rero buriya. Nkunda kijumba cyokeje. Koko ni nanganda gikunda. Nuko tubona birakunze. Muri uwo mwaka duhinga ibishyimbo, tubona tujya agashogoro kacu. Ubundi twajyaga kugasaba. Gusaba igishogoro. Urumva byari atari. Noneho umuntu wadupfaga gasoni wabonaga abo bana bari aho ngaho, yaravuga ati mana we. Ati muze mbaha amasaka. Akagenda akaduha amasaka y'igikoma. Ariko duhinza yacu birakunda. Ayo masaka twahinze muri uwo mwaka twakoreshejemo n'ubukwe mushiki wanjye. Imana itangira kwereka ba bantu bavugaga ko bibeshye. Irangije imaze kudusebura, nibwo yavuze ati noneho mubave mu mugeni. Imana yampaye isezerano ikoresheje umuntu w'umutarutatuzi, arambwira ati Imana yambwiye ko ikwimuye. Ahitamo ijambo Imana imuhaye ryo muri mwitangira mu bice 12. Ngibwira Aburahamu iti va mu gihugu kiwanyu usiga inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nuko twari Ibyo bintu mukozi w'Imana, ibyo bintu mwajyaga mumenya aho ubyohereza naho biturutse, ni muri famille cyane mu baturanyi? Ubundi iyo wegeye Imana umenya byinshi, nkuko Dawidi yamenyaga ko umwanzi we yaje. Ariko naho mbonereho kubwira abantu, nimba narogwa cyangwa bakorogera bakohereza imyuka mibi, mu gihe ukivuga ngo mubonye namwica cyangwa se nanjye namwishura, nta byizakwereka. Ariko iyo wamaje kumubabarira ukavuga ati siwe, iramukwereka. Ukaba wanarota ubona uko yabizanye nuko yabikoresheje, naho yagiye kubizana mu bapfumu runaka, kuko barahari. Inge rero narababonaga, naryama nkabona uko abishizemo. Iyo mpano Imana yarayimpaye, narya itanga ku buntu. Izi ni impano, agakiza nako umuntu ku giti cye, ariko impano ni impano Imana ikwihera. Ariko iyo ugize agakiza ukagira n'impano biba byiza cyane. Hari abagira impano rero ntibagira agakiza k'imbere. Inzu y'Imana, urusengero rw'Imana rukaba umusaka. Nkabona aho abishize, nkagenda nkabikuramo, nkanamubona n'isura, nkabona nuko abizanye, kandi tukabana. Twari duturanye muri quartier. Byabaye nka byarinde bango tubana mbazi. Niko byagenze. Yari n'umuntu w'inshuti, kuko ntago warogwa n'umuntu kwanga, ahubwo umukomisiyoneri ukuroga aba hafi akakumenya, kuko buri washaka kukuroga umugeni marene ni uba wabugufi, kuko bagendana gusasa, bagendana ibintu byose. Rero umukomisiyoneri aba uwa hafi. Ariko narabababariye. Rero hari inkuru duheruka kubona wakoranye n'umuntu
ryari rifite umutwe ugira uti yategereje urubyaro abyara imbeba marabana amatsiko. ongera umbwire numve, ntabwo numvise neza. muzi gusoma? buriya hari uwakubona agahita vatini wa mugore wabyaye imbeba. Soma aho ngaho. yategereje ibyara haranditse, nsomera papa wabo. ndabona bitoroshye. yategereje umwana abyara imbeba. yategereje umwana abyara imbeba. kurikira ubuhamya bubabaje bw'uyu mubyeyi, abarozi barampemukiye cyane. urabona ko hariho n'ifoto yawe. none tubwire rero ukuntu wategereje umwana ukabyara imbeba. mu byo mwatubwiye ntabwo twabyumvisemo. byiza banshikiriza uwo mwana nabyaye, njye natwaye inda ibiri Rachel. uriya mwana bibaye byiza kuko abantu bagira ibyabo bakagerekaho utundi. tubona inkuru ivuga ngo yategereje urubyaro abyara imbeba. tubonaho ifoto yawe kuko iriya mbeba warayibyaye. uheruka kubyara imbeba? oya, njyewe mbyara nk'abaheburayo, mbyara neza. abakobwa banjye n'umuhungu wanjye nababyaye nk'abaheburayo, nubwo hajya hacamo ingorane nyinshi nkababyara bigoye, barenze ku mezi 9, ariko mbabyara neza. aho rero tuboneho kuvuga abantu bavuga bagashyiraho na komanteri. njyewe natwaye inda 2017 mu kwa 5 turi inaha i Kigali. ni ubuhamya aho nsengera bazi aho ntuye. ari uyu mwana umutware wanjye yakikiye witwa Uzarama impano y'Imana Rachel. nayimaranye umwaka n'amezi 6 mu nda. tuboneho no kubwira abatukumva bari hafi n'abari kure, hari inda shitani kera yazingiraga mu mugongo zigahirima. ubwo rero nanjye niko bye byagenze, irahirima ijya mu mugongo, ariko kubera Imana ishoboye byose yambukije Abisirayeli inyanja itukura. nyimarana icyo gihe umwaka n'amezi 6, mbyaramo umwana witwa Uzarama impano y'Imana Rachel, n'uyu w'umukobwa. iyo mbeba rero nayo nabyaye, njyewe mbyara abana bashitse. barambesheye harambesheye nabyaye umwana. ubwo hari abazakubona cyangwa basanzwe bakuzi bazareba iyo nkuru bakaguhamagara ati ko wabyaye imbeba ntiwatubwira? bose abo bantu ahubwo bashizeho iyo nkuru muzabibahanire, kuko njyewe nabyaye umwana, ndamubyara neza, ndamukingiza. ni inkumara ari kwiga kugenda, ari kugenda ni mukuru. nguyu muramubona. igisimba nakirutse kingana n'imbeba ndi umukobwa. nacyo ni ukukiruka, si ukukibyara. kubyara no kuruka biratandukanye. icyo ntago nakibyaye, nacyo narakirutse. iyo nda rero y'umwaka n'amezi 6 narayibyaye. naramubyaye umwana. barambesheye. ntekereza ko rero mumaze kugera i Kigali naho hari ubundi buhamya tuzakomeza ubutaha, ariko tubaye ducumbikiye ahangaha igice cya mbere byaba ari byiza. nta kibazo. kereka niba ari ikindi yenda mwarenza ku byo twavuze muri kino gice cya mbere cy'ubuzima mukiri hirya mu cyaro, ariko no kuba mugeze i Kigali nabo uburyo mwagiye mubyaramo abana mubana n'Imana umunsi ku munsi, n'uburyo mwageze ahangaha turi no munsi aho mwita hanyu cyangwa se nta hanyu nibyo mwubatse, nabyo n'ubundi buhamya kandi nabyo biri mu masezerano Imana yagiye babwira. tuzabikomeza ubutaha. jya kwimuka, Imana yaransanze 2-3 irambwira ngo ngiye kukwimura nkutuza ahantu hitwa Ikinyinya. ntago nari mpazi ahandi, ni mu isezerano ry'Imana. bibwira umugabo kuko anyubaha nk'umukozi w'Imana. turabisengera nkabona aho ntuye. noneho Imana yadukora igitangaza, tworora ingurube, tworora ihene, nazo zirapfa zirashira. turazihamba kuko ntago twari no kuzirya. iratubwira ati ndabimuye. bamwe baratangira ngo ndi mwiza, ngo ariko ndi umunyamurundi mubi. ariko niko Imana yari yabishatse. iratubwira ngo ugiye kutwimura dutuza ahantu hitwa Ikinyinya, hagati y'isoko n'urusengero. ubu turi hagati y'isoko n'urusengero rwa Birembo n'agasoko k'Agasharu.
ubwo rero turi mu mugambi w'Imana turacyakomejanyije. muzaduhereza ikindi gice? yego tuzababwira mu gice gitaha ukuntu Imana ihindura amateka n'ukuntu itabara cyangwa se igasoza ijambo yavuganye n'abantu bayo. Hari abandi bantu bari mu cyaro bafite amasezerano yo kuzaza i Kigali badashobora no kuba babyemera, tubahaye umwanya mukabasengera cyangwa se n'uwo mutasengera abo bonyine bari mu cyaro. Hari n'abandi banyamasezerano bategereje, bumvisha Imana ivuga ariko bategereza igihe kirekire, babona biraheze. Ariko ntekereza ko hagati y'uko Imana ihaye umuntu isezerano haba hari igihe cyo gutegereza. Hari abantu bagitegereje, kandi gutegereza kenshi hari abantu benshi babigwamo. Reka tubahereze umwanya uyu mama utwegereye asenga Imana, asengera abanyamasezerano banamutse cyangwa abandi bataranamuka ariko bagitegereje. Mbone no kubwira abanyamasezerano hagati y'isezerano kuvuga ko Imana harimo umworera munini. Urumva ibintu yagiye imbwira mfite imyaka 17 ibishoje mfite 34 ko yambwiraga ngo uzamunyicazanya n'abakomeye, nzabona abanyamakuru, mbo umugore birakomeza, irambwira ngo uzanjyana kuri televiziyo. Nagiyeyo, bakomeze bategereze, natwe hari ibindi tugitegereje, bakomeze bategereze, ariko bategereze banihanganye, batunze Kristo muri bo, kuko iyo utegereje nabi, hari abantu bavuye mu Egiputa barajya i Kanani ariko barimbukira mu butayu. Ubutayu rero ni intambara tugenda ducamo zitugoye. Iyo ntakomera n'uyu mwana mba naragiye no mu bapfumu, kuko hari abajyayo, ariko twe abizera n'abandi batari bizera. Iyabambye ijuru ikabamba ikirere ifite imbaraga, iyaremye umuntu agakura amabere gakaza, umuntu agakura akabyara undi, ifite imbaraga bayizere. Ubu ntago wahita umbaza ngo ufite ibitenge bingahe, ufite imyenda ingahe, nanjye nambika abandi. Kandi umuntu ngezeho afite ikibazo hari uko ndimita mbikora. Hari ibintu bisasira amasezerano, isezerano rirabagarirwa rigasukirwa rikarindwa gupfa. Ebwo rero nibarangara shitani azabiba, kuko tubona abantu benshi shitani yibye muri Bibiliya. Koro reka tubasengere, twe tugiye kubasengera nabo bizere, kuko ngo umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza Imana, kandi n'umuntu utagira urukundo Imana ntabwo iturana n'abantu batayikunda. Reka rero dusenge. Amen. Mwami Yesu, turagushimye kuko watugendereye. Ntabwo uzamanuka ngo uhagarare, ahubwo uzaca mu bantu bawe. Aba bantu bahumugisha bageze hano Kinyinya, badusabye ko dusengera abanyamasezerano. Hari ibintu byinshi watunyujijemo, twe tuzi ko tutarya gahunga cyangwa umuceri, twe tuzi ko tutarya amavuta ngo duhage, n'inzi ko nta kwisiga amavuta y'igihumbi. Wagiye ukora ibintu byinshi, wanyambitse Java, wanyambitse Wagisi, wanyambitse Superi, wanyambitse imyenda myiza, wampaye marete naratwikiraga igikori. Aba bantu bakomeze, hari abantu bakiri aho hantu, ubakomeze, ubarinde shitani yambura amasezerano, ubarinde abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Abatwumva mu gihugu n'abari hanze ubashigikire. Mana ntabwo twe tuzi ko twatura Kinyinya, ariko turahatuye. Aho ugeze ukora turagushimye, tubona uko tugaburira abandi. Ubwo umuntu yazaga tugatinya kumuha kimari, ariko iyo umuntu aje dufite agaceri turamuha. Ni ukuri turagushimye. Twavuga byinshi kuko byaba ari birebire, ngo bana natwe reka dutuze utatuza, duce kutaceceka, duce bugufi utaca bugufi, byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubwo mu gice cya kabiri n'ibiki tuzagarukaho cyane? Mu gice cya kabiri tuzagaruka ukuntu twariye tugahaga. Uyu mugabo yari yarishwe n'inzara, indira aragonda amareba hasi, agira imipfunyi 7 ikunda. Ubu nuko amaze iminsi arwaye, yari yarabyibushe muri iyi minsi, yagize imipfunya kwa kundi inda yizingazinga 7. Niyo kimari yayirya ntahaga. Urabizi ko abagabo bararya nyine, umugabo wari yarabyibuha. Ubwo rero turarya. Ubwo rero tuzababwira ukuntu Imana yaturengeye ikadukiriza abana kugagara, kugwara ibinyoro. Nzababwira n'ukuntu ubuntu ita indi y'umwaka n'amezi 7 ariko nenda kubyara.
wenda muzasanga tuzavuga naranabyaye ku byo yakoze. nzabivuga n'ukuntu nagagaye nkava muri koma, ukuntu nagiye mu ijuru nkagera ku ruzi, uruzi ari rwo rupfu. Nzababwira uko urupfu rw'abakiranutsi rumera n'urw'abapagani rumera, itandukaniro rwabyo. Bakunzi ba Vision TV, murumva ko mushonje muhishiwe, mwibuke gukanda subscribe n'akana kakazogera kugira ngo izindi nkuru zose tuzashyiraho zitazaya zibacika. Mama turabashimiye mama nawe papa, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagurira aha hantu ndetse n'ahandi hose. Murakoze namwe, Imana ibahereze umugisha mwinshi. Amen. Duciye bugufi utubabarire, duci imbere yawe mwami, duciye bugufi utubabarire, suko dukiranuka urebye turi babi, imbabazi zawe Mana nizo zitubeshaho. Ndakwihaye wese unkoreshe, nami ndakwihaye wese unkoreshe, nami umpindure uwawe. Uje